kwihandagaza ngo umuntu agiye kujya mu rubanza ngo ngiye kuburana, yewe niyo yaba ari n'umucamanza, niyo yaba n'umwavoka, nanjye ndi umwavoka, iyo mwe n'akabazo ushaka abavoka bagenzi banjye bakamfasha. Yego. Iyo ugiye kurana rero bwa mbere niyo challenge ikomeye cyane umuntu ahura nayo. Ni kimwe no gusaba umugeni. Ndetse wari wabona umuntu wagiye kwisabira umugeni, baramusabira. Yego. Umuntu ashobora kuvuga ati nyamara uriya musore urimo gusaba umugeni hano ejo bundi yanteye icyondo, ntabwo rwose ntabwo biri bukunde. Nawe uravuze ati dushinja Ndimbati, murashinja Ndimbati, muramushinja mufitiye kalite. Mahoro bakunzi ba Aheza 360 degrees, nkuko twabibemereye kandi akaba ari itegeko twihaye kandi tugomba gusohoza. Twababwiye yuko aho hari inkuru hose mu bice bigize igihugu tugomba kubagererayo. Uyu munsi rero twifuje kuganira n'umunyamategeko. Hari byinshi by'ibibazo cyangwa se amatsiko tujya tugira ku bijyanye n'amategeko. Rero niyo mpamvu twifuje kwegera umunyamategeko, araza kutumara amatsiko kuri byinshi mu bibazo by'amatsiko tugiye dufite kandi usanga na rubanda muri rusange bagenda bibaza umunsi ku munsi. Rero njyewe ndi Jerome Pires, nk'ibisanzwe nuko nguko tugiye gukora ikiganiro cyacu. Tugwaye ikaze cyane. Murakoze cyane, murakoze kunyakira kuri TV channel yanyu. Je nitwa Maître Amani Jean de Dieu. Amani Jean de Dieu. So turakwishimiye, tugwaye ikaze kubana natwe no ku mwanya ufashe wo kugira ngo uhugure kandi umara amatsiko abantu. Amani ubundi ni muntu ki? Turi kumwe n'umuntu ki? No muntu uciriritse. Nta bintu bya danger, nta bintu byinshi. Gusa mu bisanzwe ndi umwavoka w'umunyamwuga, wabigize umwuga, niko kazi kanjye ka buri munsi. Tumwe n'igihugu, ndi umunyarwanda, ndubatse, ibyo bihagije. Yego, ibyo birabaye. Turi kumwe rero na Amani Jean de Dieu. Hanyuma Amani, uratubwiye ati uri umunyamategeko, ese uri umugeneraliste cyangwa specialiste? Okay, uyu munsi hano iwacu biracyagoranye. Turacyari, urebye abantu bose abavoka n'abageneraliste, bo specialite zigiye zihari, ariko nanone urasanga abantu batitabira izo specialite abantu bagiye bafite. Noneho rero abantu bagakorera muri ya generalite, ariko nanone bitewe nuko abavoka tugenda tubona amahugurwa buri mwaka kandi bihoraho, usanga ari abantu muri domaine zose baba bazishoboye, baba bafite ubumenyi, baba bafite ubunararibonye muri buri domaine, bitewe n'amahugurwa atandukanye abantu bagenda barushaho guhabwa. Tubanze dusobanurira abantu umugeneraliste. Uraza kumfasha nimba ndabambisobanuye neza. Umuspecialiste reka rero duheraho ni umunyamategeko ariko uba ufite field runaka yispecializingamo. Ni ukuvuga ngo nimba wenda ari nk'igice cya entertainment akaba ari byo akoramo gusa, nimba ari iby'imiryango family relationships akaba ari byo nabyo yiberamo. Hanyuma umugeneraliste we ni umunyamategeko ariko ukora muri byose. Ndabeshya? Si uko nguko biri? Numu specialist, yego, ababishoboye byose nkuko nari mbivuze. Nuko gusa nyine muri ya domaine afitemo specialite ariho yibanda cyane. Kanya nkunda kwibanda specialite yanjye nuko ni imanza z'inshinjabyaha, okay, muri droit penal, ariko ntibuje ko n'ibindi byose ngenda bijyamo bitewe na ya mahugurwa umuntu agenda abona bitewe no gusoma, kuko ubumenyi burya buba mu bitabo. Aha, nuko rero biri. Ubu turi kumwe na Jado rero, we hose agerayo. Ni kuri twebwe ni amahirwe akomeye, kuko amatsiko yose dufite urumva turaza kugira amahirwe yuko ayatumara, kuko izo sector zose azibonamo, abasha kugira uko
uko afiteho ubumenyi. Jado, reka dutangirire kuri iki kibazo. Uri urubanza rukakaye wakozeho, wowe ubwawe wibuka ukavuga ati runo ruba rwari simusiga ni urubanza ruwe? wenda uyu munsi nta rubanza rukomeye navuga umuntu yabonye, bishobora guterwa n'imyumvire y'umuntu, ariko ku mwavoka wateguye urubanza rwe nta rubanza rukomeye nta n'urubanza rworoshye rubaho. Gusa wenda aho umuntu aba ageze, kandi maze imyaka 14 nkora uyu mwuga, ariko iyo umuntu agitangira nibwo ahura n'ikibazo gikomeye. Buriya ntibagakubeshye, niyo ndi kubwira abantu ngo bajye bagerageza gushaka abanyamategeko bafashe, amashuri umuntu aba yarize yose, kwihandagaza ngo umuntu agiye kujya mu rubanza ngo ngiye kuburana, yewe niyo yaba ari n'umucamanza, niyo yaba n'umwavoka, nanjye ndi umwavoka, iyo mwe n'akabazo ushaka abavoka bagenzi banjye bakamfasha. Iyo ugiye kuburana rero bwa mbere, niyo challenge ikomeye cyane umuntu ahura nayo. Urubanza ntabwo aba ari urwawe, aba ari urw'umuntu, ariko kubera aribwo bwa mbere uba ubigiyemo, aribwo bwa mbere uba ugeze imbere y'umucamanza ujya kunganira umuntu cyangwa uburana, ntabwo ubugira koba. Koba karaza, nubwo urubanza ataba ari urwawe, ariko bitewe nuko na experience ugenda uhura nayo, no kumenyera, no guhura n'abandi bakumenyereza umwuga, kuko nta muntu utangira byose abishoboye, bigenda biza kandi bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo namwe ubwanyu muburanira abandi, ni ukuvuga ngo iyo wisanze mu gihe cyaho noneho urubanza rugiye kuri we, ni ukuvuga ngo wenda hari icyaha ushinjwa cyangwa se ukurikiranyweho, ni ukuvuga ngo ntago ari wowe wiburanira nawe urushyikiriza abandi. Twebwe hariya hanze tuba tuzi ko nyine mwebwe muri abantu b'inzobere ushobora kugera gutya ukavuga ati oya runda rwikorera nanjye ubwanjye. Ntabwo navuga ngo ntangize igize, ariko buriya biba byiza iyo umuntu afite umwavoka umwunganira cyangwa umuburanira. Kubera iki? Iyo uri imbere y'umucamanza, iyo usabira umuntu ibintu, iyo udefanda umuntu mu bwunganizi bwawe, iyo umudefanda umuhagarariye, wumva kurenza uko wa muntu yakumva. Ni kimwe no gusaba yihagarariye, ni kimwe no gusaba umugeni. None se wari wabona umuntu wagiye kwisabira umugeni baramusabira? Umuntu ashobora kuvuga ati nyamara uriya musore urimo gusaba umugeni hano ejo bundi yanteye icyondo, ntabwo rwose ntabwo biri bukunde. Ariko iyo ari umuntu uri gusabira aravuga ati yaguteye icyondo, ariko yageze n'imbere burya ari eskiza, yageze imbere nawe agira akantu aranabivuga, tubona ko hari ikintu mu by'ukuri atakoze abishaka. Ariko iyo uri imbere y'abantu uvuga hari ibyo wisabira, ntabwo wa muntu uri imbere ye azamenya mu by'ukuri ko ibyo bintu utabikoze utabishaka. No mu rukiko rero, iyo umuntu ari imbere y'urukiko, nubwo nko mu manza nshinjabyaha, ubundi umuntu uri imbere y'urukiko mu gihe cyose urubanza rutaraba itegeko, mu gihe cyose urubanza nta rukiko ruramucira urubanza, rumushinja cyangwa rumwemeza icyaha, rumwemeza icyaha rukamuha n'ibihano, icyo gihe aba akiri umwere, aba agifatwa nk'umwere, nta kibazo kiba gihari. Ariko muri kwa kutisabira navugaga, iyo umuntu ari imbere y'umucamanza ibintu birahinduka. Ni ahantu usanga umuntu w'umugabo munini wapimaga nk'ibiro 150 ngo ipatari itangiye gutitira, ikiya cyabaye ikiwe, ukabona ipatari inyuma itangiye gutitira, ugasanga umugore uhamye ariko nawe atangiye gutitira, ahinda imishyitsi. N'umwavoka rero iyo ari imbere avuga ibintu bye, ntabwo yabivuga mu buryo butomoye, kuko umwavoka aba yateguye avuga ati mu mikorere y'ibi ndavuga ibi, ku bijyanye n'amategeko ndavuga ibi, kandi ugasanga ko yabishyize ku murongo ku buryo ndasaba ibi. Ariko iyo ari umuntu nyir'ubwite uri aho ngaho, hari igihe atangira
kujya mu bintu byinshi, yego. akajya mu bitari ngombwa, ndetse yewe n'ibyo yagakwiriye gusaba ntiyibuke no kubisaba, kubera ko we ibintu nibye ari aho ngaho uko yabiteguye mu mutwe byivanze, ariko umwavoka nk'umunyamwuga ntabwo yabyivanze. Uko yabiteguye ni nako bikurikirana, ni nako uko yabiteganyije ni nako bimugendekera. ubwo ngubwo se bigenda gute? Ni nk'umwavoka cyangwa se reka tureke n'umwavoka, umuntu usanzwe ubundi kugira ngo ahitemo umuburanira agomba kwibanda kuki? Ni ibihe bintu by'ingenzi agomba kwibandaho? Umuntu usanzwe donc umuntu ushaka umwavoka, navuga ko abo bantu barimo ingeri ebyiri. Hari umuntu wishoboye, yego, hari n'utishoboye. Uwishoboye rero ni wa wundi ufite ubushobozi nyine bwo kwishyura umwavoka, akavuga ati genda shaka umwavoka uzamburanira. Akenshi na kenshi uyu munsi ushaka umwavoka aca mu nshuti, agaca mu bavandimwe, agaca mu bantu biganye, bakamugezaho umwavoka wamufasha. Bamubwira ati nguyu yagufasha, uyu aragerageza kuba honnête, yego, gerageza kuba honest, yagufasha. Icyo gihe rero ashobora kureba imanza yagiye aburana, akavuga ati nkurikije imanza yagiye aburana ndumva yamfasha, nkurikije imanza akunda kuburana yamfasha. yego. Noneho akareba experience afite, akareba imanza yagiye aburana, akareba uko yitwara. Ibyo bikaba byatuma amuhitamo kugira ngo amuburanire. Yego. Hakaba rero n'umwavoka, hakaba n'umuturage utishoboye. Umuntu utishoboye ni abantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Yego. Nibo ahanini badafite ububasha bwo kwishyurira umwavoka. Abo rero hashyizweho uburyo bwo kugira ngo bafashwe kubona ubutabera. Donc MAJ, Maison d'accès à la justice, nicyo zibereyeho, barazegera zikabafasha. Noneho bakaba, kuko hari coordinateur abafite qualité y'ubwavoka, yego, akamuburanira, wa muturage akabona ubutabera. Iyo ni option ya mbere. Ariko buriya umuntu utishoboye, kandi urumva abavoka mubamukorera amafaranga n'ubundi. None umuntu buriya utishoboye, nubwo ubwo buryo bwo kumuburanira bwashyizweho, buriya kuko bafite garanti y'uko ari bubone ubutabera bufite karite. Nibyo nari ngikomeza. Wa muntu utishoboye, iyo ni option leta yashyizeho kugira ngo abantu babone ubutabera, aba bandi batishoboye bagere ku butabera. Hakaba n'indi option rero nanone, baro, urugaga rw'abavoka, yego, rufite inshingano yo gufasha ubutabera. Muri ya nshingano rufite rero niho haziramo no gufasha babantu. Ufite icyemezo kigaragaza ko ari mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, ko atishoboye, atabona uburyo bwo kwishyurira umwavoka, aza kuri baro bakareba donc urubanza afite, bakamuhitiramo umwavoka uzamufasha, donc bakareba umwavoka wazamufasha. Ubutabera rero warumbwiye ngo wa muntu yagira qualité, yabona ubutabera, agira iyo assurance ko ari bubone ubutabera bufite qualité cyane rwose. Kuko buriya muri baro harimo discipline ikomeye cyane. Yego. Iyo umuntu wamuhaye urubanza kugira ngo ajye gukurikirana urubanza rw'umuntu utishoboye, wa mwavoka inshingano agira ku muntu wamwishyuye ni nazo abafite kuri wa muntu utishoboye. Ibyo yakorera uwishoboye ni nabyo agomba gukorera utishoboye, kandi kuri fure, ku mafaranga ye. Yego. Ubwo rero nuvuga ngo ni inshingano bari bisa n'imutumye, abagomba gusoza ubutumwa bw'urugaga, ndetse anatanga raporo y'uburyo yaburanye, y'uburyo ya dosiye yarangiye. Yego. Niba izajurirwa akabivuga, niba itazajurirwa yarangiye nabyo akabivuga muri raporo atanga. Hari ikibazo duhereye ku bya mbere none kuri MAJ, kuri Maison d'accès à la justice. Yego.
nabonye harimo challenge kugeza n'uyu munsi sinzi wenda uko babyitwaramo ariko ku bwanjye nabonye harimo ikibazo. Abantu babiri batishoboye baburana kandi bagomba kuburanirwa na maji imwe. Iyo rero iyo haje ikibazo kugeza kuri uyu munsi hari abo tuvugana nababaza se mu byitwaramo gute, bakambwira ati hari igihe dufata uwaje mbere kumva, ariko noneho ni ikintu nacyo mbona cyazarebwaho. Yego. Uburyo wawundi niba bajya bamufata bakareba coordinateur wundi wo mu kandi karere akaba ari we umukurikiranira ikibazo cye, kuko ubona hari ikibazo. Yego. Ko nanone niyo babona benshi bafite iyo qualité yo kuba bavoka muri maison d'accès à la justice iri mu karere byatera ikibazo, kuko katwe nk'abavoka iyo turi abavoka duriye muri kabine imwe turi muri kabine imwe ntabwo tuburanira umuntu umwe, ntabwo dushobora kuburanira abantu babiri bahanganye. Ntabwo mushobora mu magambo make ntabwo mushobora guhangana kuri tere. Nabo urumva iyo challenge barayifite, ahubwo no kuzareba uburyo nabo bazajya bayikemura. Okay. Ubwo hari ijambo twakomeze gukoresha ryitwa wakomeje uvuga ngo maison d'accès de justice. Maison d'accès à la justice. Yego. Ubwo ni ziriya ngoro z'ubutabera tuba tubona mu mirenge, mu tugari, mu nzego z'ibanze. Oya. Maji maison d'accès à la justice ni ubufasha Minisiteri y'Ubutabera yashyizeho kugira ngo abantu batishoboye babone bagire ku butabera. Yego. Nubango usanga muri buri karere harimo maison d'accès à la justice, harimo maji ni abantu bumva ngo maji. Yego. Hagiye harimo abo bantu muri bugasanga harimo coordinateur, harimo ufite qualité yo kuburana imbere y'inkiko avoka, akabamo ushinzwe kurangiza imanza. Yego. muri ya maison d'accès à la justice akabamo n'abandi bashobora kuba bari umwe cyangwa bari narenze. Yego. So ikibazo cy'amatsiko nk'iyo umwavoka aburaniye cyangwa se akoze urubanza agatsindwa, ni ibihe bibazo wisangamo noneho wowe nk'umwavoka, apana nk'uwo waburaniraga, ahubwo wowe ubwawe ni izihe challenges noneho wisangamo? Nta challenge ushobora kugira nk'umwavoka, kuko mu miburanire umwavoka ashobora gutsindwa wenda na procedure n'imihango atubahirije, haba mu buryo bwo gutanga ikirego. Mu gutanga ikirego ibyo bishobora kumutsindisha. Bimutsindisha urubanza rero urumva yagira akabazo ku mutima we, kuko byaba bimuturutseho nk'umunyamwuga, ariko nanone yaratanze ikirego neza akagitanga mu rukiko rufite ububasha bwo kwakira no kuburanisha cya kirego, icyo gihe ntacyo yakwishinja, kuko umwavoka nta obligation de résultat agira, nta nshingano yo kuvuga ngo ndashaka resultat niyi, ndashaka ko bizagenda bitya ngo bikunde. Ntabwo rero ashobora kugira icyo yishinja, kuko mu buzima bwa buri munsi ntabwo abantu bashobora kumva ibintu kimwe, nta nubwo abantu bashobora gusesengura ibintu kimwe mu rwego rw'amategeko. Bivuga ngo umucamanza ashobora kugira imyumvire ye ku kintu kijyanye uko abyumva mu gusesengura ikintu agihuza n'amategeko, ariko akagira ubusesenguzi bwe uko abyumva. Yego. Kuko twese turi abantu, umucamanza nawe ni umuntu. Niyo mpamvu rero umushingamategeko yashyizeho uburyo bwo kujurira, inzira zo kujurira zisanzwe n'izidasanzwe. Hari n'umuntu ushobora gutsindwa ataburanye, niyo mpamvu hariho ziriya nzira, ko urubanza rugacibwa umuntu adahari. Wenda bakaba bakumenyesha bitarubahirijwe akaba yarusubirishamo. Yego. Ndetse akanarutsinda, kuko icyo gihe aba harumvishijwe uruhande rumwe. Yego. Kandi rero ntawe uvuga amabi ameza ahari. Ashobora kugaragaza ibimenyetso akagera gute, agatsinda urubanza. Ako dark side akayihisha.
urumva ntabwo bajya kumubaza ibindi. Wa wundi ro mu gihe azazira watsinzwe mu gihe asubirishije nk'urubanza agaragaza ati no ibintu byakoreshejwe aha ngaha ndabona ari inyandiko mpimbano. Yego. Izi nyandiko zakoreshejwe aha ni umwenda bazanye inyandiko za mbere ariko nari narishyuye. Dore inyandiko nishyuriyeho zose ni izi, sinzi impamvu uyu muntu yaje kuburana azanye inyandiko mpimbano za mbere. Yego. Urabona ushobora kuba umuntu umwenda aratuba miliyoni nk'eshatu ukagenda umwishyura miliyoni imwe. Yego. Ikagera muri mwe n'igice bigiri wenda ukamusigaramo nka 200. Yego. Kubera ko yacunze wenda utari mu Rwanda cyangwa wibereye mu bindi yajya kurigera wa mwenda agatarigira umwenda miliyoni 3 zose. Yego. Hari n'igihe abantu bajya gukora amafuti ugasanga umuntu bamuhaye sheke wenda tuvugira miliyoni nk'enye. Miliyoni enye ya sheke ntabwo ari buyicemo, ntabwo ari buyivungureho. Yego. Ni ikintu kidavunguka. Kugira ikomeze kugira agaciro nuko igomba kuba yanditse ko bayimuhaye. Nyirayo ugasanga wenda mwishyuye nka miliyoni 3 hasigaye miliyoni 1. Mu kujya kurigera rero umwenda hari utaba honest ngo aregere ya miliyoni ahubwo agahita ajyana ya sheke. Yego. Ko bamuri mu miliyoni enye. Bamuntu rero mu gihe ataburanye ngo bahari hazatsindwa miliyoni 4. Yego. Nazagaragaza ibimenyetso rasubije nk'urubanza nibwo azagaragaza ko yishyuye miliyoni 3 ndetse ko anafitanye n'andi masezerano wenda y'uburyo bwo kwishyurana batari yakageze igihe cyo kumushyira miliyoni isanzwe. Yego. Atagakwiye no kuza kumurega mu nkiko amurega ubusa. Yego. Ndetse ugasanga wa wundi wari wareze n'ubundi ni nayo banahindukiranye anaciwe indishyi. Yego. Ugasanga rero k'abantu mu rwego rwo kwikura mu isoni umuntu aragiye ati nararenganye dore naregeraga miliyoni 4 none dore n'urubanza narutsinze ariko ntajye muri details z'uburyo natsinzwemo. Yego. None se wavuga ngo nta kintu umwavoka cyangwa se uri yuburanira umuntu wacu aba yishinja ku mutima ko isengiramo ikibazo cy'amatsiko nk'iyo turi filime ugasanga umuntu yaraburaniwe aratsindwa noneho at the end of the day ugasanga haje undi mwavoka muri filime twebe tubona babivuga ngo umurusha imbaraga umurusha ubushobozi akamuburanira ugasanga yari yarakatiwe na nk'igifungo cya burundu ugasanga baramugabanyirije cyangwa se anavuyemo burundu. Iyo ari wowe wari uri muri wa mwanya wo kuba waratsinzwe rwa rubanza kugeza aho umuntu ajya bamukatira kumara ubuzima bwe bwose muri gereza ukabibona ubyitwaramo gute? Ese reputation yawe ntihagendera ntihabuhungabanira? Mu miburanire habamo ibintu byinshi cyane. Ubundi dosiye iri ku rwego rwa mbere uzanye mu manza z'inshinjabyaha ni nazo nshoboye cyane ariko ubundi kuri degree ya mbere ku rwego rwa mbere dosiye aba ari nini cyane. Haba hari ibintu byinshi cyane dosiye aba ari nini. Birashoboka rero ko muri bwa bunini bwa dosiye hari ushobora kuza ari umunebwe ayisome yose akantu ku kandi akaba yatuma umukiriya we atsindwa. Yego. Hari aho navugaga ku muntu ufite wagize ubunebwe. Yego. Rero yagize ubunebwe byamuturutseho akabona ku rwego rwa kabiri ku rwego rw'ubujurire aho umuntu baramurekuye. Nicyo rero experience igenda imara umuntu nakavuga ati iyo uriya muntu nyimo kara kantu ntasomye ngisoma dosiye yose biranama nanjye mba narabibonye. Yego. Niyo mpamvu rero usanga dosiye abantu bamenyereye kurana imanza z'inshinjabyaha iyo tuziburana usoma urupapuro akantu ku kandi ntagire n'akantu na gato. Dosiye ifite impapuro 5,000 ugomba kubisoma. Dosiye ifite impapuro 10,000 ugomba kubisoma. Nta bunebwe mbese uzawumva ziba zituruka hanze nini. Yego. Ira dosiye umuntu avoka bagomba kumenya akantu buri kantu kose kayikubiyemo. Niyo mpamvu usanga abana nazitangira amafaranga navuga azimbye ariko mu by'ukuri nkurikije akazi kaba karimo nta nubwo bari na menshi. Miliyoni 15 20 ariko urebye dosiye uko ibingana ntago ari amafaranga ari menshi. Ko nka dosiye ifite impapuro 10,000 15 20 kugira umwavoka azayisome yose urumva amezi bifata kugira ngo
aba yamaze kuyisoma. yego ni experience. Abantu baburana imanza z'inshinjabyaha rero uba ugomba gusoma akantu kandi yego ku buryo nta kintu uzishinja yego mu mutima wawe witwa ko wasize inyuma. niyo mpamvu rero nakubwiye ngo iyo wumva ko wamaramaje Mm. wakoze ibyo wagombaga gukora kandi ukabikora nk'umunyamwuga kandi ukabikora mu buryo bwa kinyamwuga, nta kintu ushobora kwishinja, yego kuko umucamanza nibyo nakubwiye ko ashobora kugira ubusesenguzi butandukanye n'ubwundi. Ikindi muri ya dosiye ikiri nini ku rwego rwa mbere, iyo ijuririwe iba ntoya, kuko mu rwego rw'ubujurire ibintu byafashweho icyemezo ku rwego rwa mbere ntabwo bigarukaho, ntibigarukaho. yego tuvuge niba bavuze ngo umuntu ashinjwa ibyaha bitanu, ni urugero, hari ibyaha bishobora guhita bivamo ku rwego rwa mbere, noneho ku rwego rwa kabiri ugasanga asigaye ahanganye n'ibyaha bibiri wenda bitatu urukiko rwavuze ko rusanga rukurikije imiterere y'uko ibikorwa bigize icyaha bamukurikiranyeho babivuga, bakavuga ati ibingibi turasanga iki cyaha ibi byaha adakwiriye kubikurikiranwa kubiryozwa. yego tugere iyo ajuriye abajuriye bya byaha bibiri yahamijwe, urumva ko dosiye yatangiye koroha. yego mu gihe yarahanganye n'ibyaha bitanu asigaranye bibiri. rero kubiteguraho kandi dosiye baramaze kuyimetiriza byose ibintu n'umwavoka n'aba yarayimetirije, niyo mpamvu ushobora gusanga ku rwego rw'ubujurire hafashwe icyemezo gitandukanye n'icyari cyafashwe ku rwego rwa mbere. yego nabwo bishobora no guterwa n'ibintu byinshi, ko ku rwego rwa mbere muri bwa busesenguzi tudashobora guhuza, birashoboka. Hari n'ihame ry'uko umuntu ugikuriye kugirango imbere y'ubutabera agomba kuba kwitwa umwere, aba ari umwere mu gihe cyose atari yahamwa n'ibyaha. hari umucamanza rero ushobora kumva za influence extérieure tuza tuvuga, yego ari nabyo duhora buri munsi tubwira abanyamakuru ko badakwiriye binjira mu bintu byinshi mu gihe cyose urubanza rutaracibwa, rutari rwarangira. wa mucamanza kubera ibintu byinshi cyane bimuri mu mutwe, wenda nawe nuko abyumva kimwe n'abandi babivuga byaramucengeye, kuko buri hari ni byiza kwirinda ibintu by'ibihuha. yego igihe icyumvishe cyane ukajya ushobora kuza kugeraho ujya agaciro. yego ni byiza rero gutambuka ibyo bintu, umuntu w'umunyamategeko akarenga izo mbibi zo kumva ibihuha, zo kumva ibintu bidakurikije amategeko. iyo rero abigendeyemo ushobora gusanga wa muntu ukimuhagaze imbere ye we byaha bindi yumva yamaze kubimushinja nk'aho ari icyaha yakoze, ntiyumve ko wa muntu ari umwere mu gihe cyose atarabona ibimenyetso bidashidikanywaho byashingirwaho ko yakoze icyaha ashinjwa imbere y'urukiko. icyo gihe rero urumva ko wa mucamanza azahita akagira ute amwe yemeza icyaha. yego icyaha kimuhame ndetse n'ibihano byacyo, amuhe n'ibihano by'icyo cyaha. noneho nibigera mu rwego rw'ubujurire wa muntu nibwo ryahame ritubahirijwe bitewe na wa mucamanza wenda wari wagize influence extérieure ziri aho ngaho, akaba rizagenderaho, cyangwa bimwe abantu bavuga ati uyu muntu byagenze gutya aturutse n'aha kurikije aturutse rwose umuntu ibintu yaba yarabikoze. hari abashobora kugira imitekerereze yego k'abantu tiyumve ko wa muntu agomba kwinjira mu mategeko, yinjira mu bimenyetso, akaba yakwemeza ko cyaha kimuhama ndetse akanamuhana. ariko byagera mu rwego rw'ubujurire wa muntu akagirwa umwere. noneho twarebaga ngo umuntu yahamwa n'icyaha mu rwego rw'ubujurire akaba yagirwa umwere. yego impamvu rero ni nyinshi, wenda nkomeje ni uko hari ushobora kuburana yemera icyaha. uzi ko iyo umuntu ari imbere y'urukiko hari uburana
uwo babaza niba aburana yemera icyaha cyangwa atacyemera. yego biriya nabyo bifite impamvu yabyo. Ni ukuvuga ngo uburanye yemera icyaha akagisabira imbabazi ku buryo budashidikanywaho agabanyirizwa ibihano. yego Kuko ibyo nabyo biraturuka mu ndangagaciro za leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ku buryo habaho no kubabarira yego umuntu wemeye icyaha icyaha akanagisabira imbabazi, akanagaragaza n'uburyo yagikoze ku buryo budashidikanywaho. ariko aho ngaho wihangane gato, ngize amatsiko njye nkurikira YouTube channel yawe cyane cyane, hari ahantu uvuga ngo nanone umuntu ashobora kwemera icyaha ariko bitewe na influence yindi itari kugaragara akavuga ati njye ndabyemera ari uburyo wenda hari intimidation wenda afite yamukuye yabaye, cyangwa se wenda kubera icyo tutavuga se kubera n'ubujiji, akavuga ati oya nta mpamvu yo kwiteranya n'abantu, reka n'ubundi bavuze yuko iyo umuntu yemeye icyaha wenda ahita yoroherezwa, ugasanga ni amezi 6 cyangwa se imyaka 2 nta kinwaye, reka ndeke kwiteranya n'uriya muntu ufite ubushobozi ntazanabizira. Okay. Buriya nk'umunyamategeko w'umunyamwuga byakabaye byiza umuntu yemeye icyaha yakoze. Niba umuntu yarakoze icyaha yagakwiriye kucyemera akanagisabira imbabazi, ariko nta muntu nemera ko yagakwiriye kwemera ikintu atakoze. Yego. Iyo tuje muri ubwo amategeko rero hari ibyaha usanga bikonfuzinga abantu, ku buryo ibyo bamubwira n'ukuntu ubushinjacyaha buri hariya bubivuga ashobora kumva mu by'ukuri yaragikoze akabyiyemeza. Ari nk'urubanza nigeze rwaciye n'urukiko rw'ikirenga. Yego. Urukiko rw'ikirenga mu by'ukuri ni urukiko nabonye ruca imanza mu by'ukuri zitanga ubutabera, kuko urwo rubanza kuri degere ya mbere waruburanye yemeye icyaha, ukaburanye yemera icyaha. Ubushinjacyaha bunavuga ko bukimushinja urukiko rurakimwemeza ruranamuhana. Yewe muri hote kuru naho nuko byagenze, naho burana acyemera urukiko rurakimwemeza, ariko umwavoka yari afite vraiment n'umwavoka nawe wakoze ikinyamwuga yagiye agaragaza hose ko nubwo yemerwa cyaha ariko icyo cyaha mu rwego rw'amategeko atagikoze akurikije ibikorwa bigize icyaha. Mu rukiko rw'ikirenga ubushinjacyaha bwavuze ko ukwemera icyaha k'uwo muntu kutuzuye ko rukwiriye gukonfaminga cyangwa kwemeza imikirize y'urukiko rukuru. Yego. Abacamanza rero b'urukiko rw'ikirenga rwa rubanza mu busesenguzi bakoze bagaragaje ko uwo muntu nubwo yemera icyaha ariko mu rwego rw'amategeko nta cyaha yakoze, urukiko rukimugiraho umwere. Akaba ari n'amahoro ubushinjacyaha nabwo hari utubazo bugiye bufite, bagakwiriye kuba abantu bari optimist bakora cyane, kuko akarengane gahari mbona ahanini hari aho ubushinjacyaha bubigiramo uruhare ndetse na RIB uyu munsi, kuko bagakwiriye kujya gukurikirana umuntu ibimenyetso byose babifite. Yego. Bakamuha umuntu akajya kurega imbere y'inkiko baramaramaje ibintu byose babifite, ku buryo ntaho akarengane katazagaragara ngo umuntu agirwe umwere yarafunzwe imyaka 3 cyangwa ingahe, bitewe n'ubwinshi bw'amadosiye bari mu nkiko, bitewe n'imanza nyinshi abacamanza baba bafite. Imanza zigenda zicibwa zikurikije uko zagiye zinjira. Yego. Rero wa muntu tuvuge umufunzi uwo munsi azaburana muri 2024 ari umwere nta cyaha yarafite, urumva deja amaze imyaka 2 afungiye ubusa. Amaze imyaka 2 ntacyo, nta musaruro yinjiza haba mu bikorwa bye nta n'icyo yinjiriza leta. Ubushinjacyaha rero bwagakwiriye kuba kandi no mu buryo buri mentali akorwaho cyane. Noneho ubushinjacyaha bwagakwiriye kujya gukurikirana ibyo bintu, kuko mu nshingano bufite inshingano zo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Yego. Ariko uyu munsi iyo tugiye kuburana mu nkiko usanga bwibanda cyane bibanza kubishinja. Ntago bumva ko bafite inshingano yo gushaka n'ibishinjura. Ni nayo mpamvu rero hatitawe kuri wenda
ku giciro bishobora gutwara kugira ngo wa muntu abone ubutabera, kuko hari aho umwavoka iyo bamuhaye urubanza agira no kuritera akamanuka hasi akareba wa muntu bari gushinja ibintu icyaha bamushinja niba koko yaragikoze ndetse n'imikorere nawe yagikoreye, kugira ngo amenye neza ko ibyo bintu koko wa muntu yaba yarakoze icyaha. Ubushinjacyaha rero nabwo bwagakwiriye kugira uwo mutima, bukagira iyo nshingano, bukumva ko mu byo rukwiriye gushaka harimo n'ibimenyetso bishinjura. Yego. None ngikomeza, hari n'umuntu ushobora kwemerera icyaha mu by'ukuri ariko agamije kugira ngo ahishire abantu yego bandi bakoze icyaha, akaba yakemera ubwe na bwangu ariko agamije guhishira. Ugasanga rero wa muntu bamuhamije icyaha ariko hazabaho gukurikirana ya dosiye, ugasanga wa muntu nta cyaha yakoze ahubwo hari abandi bagikoze. Niyo mpamvu rero mu nkiko uyu munsi mu tegeko muri procedure penale bateganyije ko n'urukiko ubwarwo rushobora kwishakira ibimenyetso ndetse rushobora no guhamagaza abantu rubona ko ari ngombwa bakwiriye batakurikiranywe muri dosiye. Ubwo bigenda gute iyo wa muntu yiyemereraga ko icyaha yagikoze, none urukiko mu buhanga bw'umwavoka wiwe agasanga nta cyaha yakoze, kandi urukiko nka kwa kundi twari tuvuze procedure ya mbere wasanze ruvuga ati ubwo abyiyemerera n'ubundi nyine nahanwe. Bigenda gute uriya muntu arongera akagarukaho noneho nawe akaba wenda bikongera bikamukurikirana kubera iki wemeye icyaha utakoze? Hari uburyo amategeko nanone yongera kumukurikirana? Bibaho cyane, ariko muri ibihugu byacu ntabwo système d'indemnisation pour causation injustifiée ntabwo ihari mu gihugu cyacu. Yego. Ntabwo turubaka système yo kwishyura abantu, nta kigega gihari cyo kwishyura abantu bafunzwe bakagirwa bere cyangwa ntibahamwe ibyaha. Ubwo icyo nacyo ni icyuho, nicyo gikomeye, kuko mu gihe umuntu inshingano, ubundi abantu bafite inshingano zo gutanga ubutabera cyane mu manza nshinjabyaha ni RIB n'ubushinjacyaha. Kigero mu bihugu byateye imbere, hari n'ibihugu muri Afurika birahari, ntabwo nibuka urutonde ariko birahari. Yego. Icyo gihe bya bihugu, muri biriya bihugu systeme bubatse batanga indishyi. Yego. Ariko indishyi batanga haba harimo na condition kugira ngo haba harimo condition kugira ngo umuntu azihabwe. Condition rero irimo ni uko umuntu agomba kuba yarafunzwe iminsi irenze nomboro 8. Umuntu agomba kuba yarafunzwe bitamuturutseho. Yego. Atabigizemo uruhare. Wa wundi nyine twavugaga ngo yiyemereye icyaha ariko mu by'ukuri ataragikoze, ngo azaba ari excluded, ntago azaba arimo. Ntago azaba ari muri abantu bahabwa indishyi. Nzajya no kuziburana. Urumva we ni dire barakinnye kugira ngo wenda akingira abandi kibaba. Wenda ngo mu kurugero natanga mu bijyanye n'impanuka zo mu muhanda. Yego. Hari umuntu ushobora guhereza imodoka muri umuna we cyangwa mukuru we. Noneho mukuru we akatwara iyo modoka nta permis de conduire afite, nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. Yagera imbere akagonga nk'umuntu, yamara kumugonga kubera adafite permis hagahita haza hayitambika umuntu uyifite. Ndetse hari nabo bita ngo abasare. Yego. Abasare umuntu akavuga ati ngewe murampe 500 cyangwa murampe miliyoni ngende nemere niyemeza icyaha bafungiye. Umuntu akaba yaza kitambika ati ninjye warutwaye. Yego. Ninjye warutwaye ngize ibyago ndagonze. Kubera ko miliyoni bayimuhaye akavuga ati nimfungwa amezi 6 cyangwa umwaka. N'ubundi ntago nari kuba narayakoreye. Hari igihe rero nizi kamera zo ku muhanda. Yego. Tugiye dufite nabyo buriya ni temwe oculaire, nuvuga ngo ni umuhamya uba wiboneye icyo kintu. Yego. Camera de surveillance, umuntu bashobora kuyireberamo uko impanuka yagiye igenda, bakabona umuntu uri kwipresenta ko yakoze impanuka atari we nyirizina warutwaye. Yego. Kera kabaye rero nubwo yaba yamaze ari mu rukiko ashobora kuza akavuga ati no, uyu muntu nubwo ari kwipresenta ariko twaje gusanga atari we. Ibimenyetso turi gushaka twaje gusanga atari we wakoze icyaha dore nguyu. Bakanakurikirana ko kuri ya kamera n'uburyo yagiye aza
usanga nyine wa wundi wiyemezaga icyaha atari we nyirizina wagikoze, ahubwo bagahita bakurikirana wa wundi wagikoze. Kandi bajya no mu iperereza, bajya wenda no mu kubaza mu buryo bwimbitse, babaza aba bantu, bikaza kugaragara ko mu by'ukuri atari we wari wakoze impanuka, ahubwo yari yakozwe n'undi yakingiraga ikibaba. Urwo ni urugero nagira ngo ntange mu buryo bishoboka. Aha, so Jado urakoze cyane. Reka noneho twihute tujye mu, hari ibibazo by'amatsiko usanga sosiyete dufite, ukavuga ati nanjye mbonye umunyamategeko nakimubaza nkabasha gusobanukirwa ibyo ari byo. Reka duhere kuri iki ngiki. Igihugu cyacu gifite amateka twese mabi ya jenoside. Ariko ni aho ni jenoside yakorewe abatutsi. Ya jenoside yakorewe abatutsi, urakoze cyane. Hanyuma icyo nshaka kuvuga, hari nk'itegeko mu bijyanye n'imibanire cyangwa se amategeko y'umuryango. Hari itegeko y'ingingo y'169 ngo kutagira isano hagati y'abashyingirwa. Ndashaka kukubaza umbwire, hari nk'abantu icyo bivuga, aravuga ngo kubyerekeye kubera umubyeyi umwana utabyaye birabujijwe, kuko uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye yashyingiranwa nawe, cyangwa se hano hasi abagizwe abana n'umuntu umwe utarababyaye bashyingiranwa, cyangwa se iyo nimero 6 ikavuga ngo uwagizwe umwana yashyingiranwa n'abana bo wemeye kumubera umubyeyi. Ubona amategeko, kubeshya amategeko aza agonga situation sociale, kubera iki nta buryo habamo inyoroshyo? Kubera iki ndi kubaza ibi ngibi? Nari nteruye urugero rw'ayo mateka yacu, usanga hari abantu bagiye bacumbikira, cyangwa se agafata nk'umwana nta kintu bapfana akamurerana n'abana biwe ntacyo bapfana. Kubera iki uyu nguyu uri kurerwa ari kuvutswa uburenganzira bwe bwo kubenguka umukobwa ko ashaka, ngo nuko bibaye ko amubengukiye muri rwa rugo rumurera? Urakoze cyane. Icyo kibazo numva kitanajyanye n'ubumenyi buhambaye mu mategeko, kuko buri wese ni muri social, mu mibanire y'abantu, mu mibereho ya muntu umunsi ku wundi, ni ikintu cyoroshye kumva. Iyo umubyeyi yareze abana bose abarirana nabi, yego, aba ari abana be ni abana be ku buryo budasubirwaho, yaba bariya batarabe biologically n'abi iyo yagize umwana akamugira umwana ataramubyaye, yego, ni igikorwa cyiza abakozi. Ariko uwo mwana aba ari umwana we. No kwenda gusa ahangaha tutajya mu bintu byinshi. Ubundi hari adoption simple, hakaba na adoption hari na, ubwo ni ukuvuga ngo ukwishingira umwana byoroshye. hari na adoption iriya simple, nuko ngo mwana wahawe wemewe wemeye ko aza amubera umwana ataramubyaye, wa mubyeyi wa mwana bagifite relation n'ababyeyi be biologique. Yego, yego, baba bashobora gukomunika, bashobora kugenda kubabona kuryo. Ariko noneho hari ndaza ku terme, yego, na adoption ituma uwo mwana atongera kongera kugirana relation n'ababyeyi be biologique. Ariko icyo bivuze ni iki? Nuko wa mubyeyi urera bari abana akabarana nabi, yego, already n'abana be n'abana be ku buryo bukomeye. Yego, buriya ntabwo dukwiriye kureba ibyago igihugu cyacu cyagize, ntabwo ko cyagushije ishyano.
ko muri jenoside yakorewe abatutsi hari uwazaga akica umubyeyi, yego, navuga mama we, hari umubyeyi wasigirwaga abana akabonsa, akanabonsanya nabi. Mu by'ukuri niba wafashe bonsa amashereka y'umubyeyi utarakubyaye ni gute atari umubyeyi wawe? ni umubyeyi. Ariko bagiye babica, yego, usanga umuntu arajishe umuntu wirwaga mwonsa, yego, bamumusigiye akamugaburira akagira gute. Niyo ka iraha rero kuvuga ngo babana nubwo bamenyanye bamenyaniye he? mu rugo rw'uwo mubyeyi. Biturutse kuki? ku mateka, ku burere bahabwa na wa mubyeyi. yego, yego, kandi abafata kimwe. Ndetse biranagoye kuko hari aho ushobora gusanga mu burere abana batozwa bigoye kumenya umwana utaravukiye muri urwo rugo n'uwaruvukiyemo. Hari umubyeyi ushobora kurera abo bana ugasanga mu by'ukuri ugasanga ba bana ushoboye gutandukanya abana batavuka muri urwo rugo ku isano y'amaraso n'abatahavuka bagizwe abana batarababa. yego. Iyi ngingo rero ntabwo navuga ntawe ibangamiye na gato, ntawe ibangamiye na gato, ko ni ingingo mu by'ukuri ikurikije n'imibereho y'abantu. yego. Ntabwo dukwiriye kureba ngo turebe ngo ntabwo ibibazo twagize abantu babirenze ngo bongereho n'ibindi. yego, none se abana hagati yabo nibashyingiranwa, noneho ibyo byo ayo mahana zitwa iki? Nako bari gushyingiranwa batavukana. baravukana baravukana cyane, ntabwo bavuga ngo ntibavukana. Ko anafite, ndetse uriya mwana anafite uburenganzira ku izungura, warubizi? Afite uburenganzira ku izungura muri rwa rugo. oya cyane rwose, kuko aba bana baruvukamo ku bw'amaraso, ni abana badashobora gutandukana. Afite uburenganzira ku izungura, afite uburenganzira ku mutungo wa mubyeyi wamugize umwana ataramubyaye, afite inshingano yo kumufasha, yo gufasha wa mubyeyi we mu gihe abishoboye, na wa mubyeyi afite inshingano zo kumufasha mu gihe yaba abishoboye. Urumva rero izo nshingano zihari zituma wa mwana yitwa uwo mwana aba umwana uhamye muri rwa rugo. yego. Ni nayo mpamvu tutajya mu bintu byinshi ngo tuvuge ngo uriya ntabwo ari umwana muri rwa rugo, ni umwana cyane. Urumva nose niba afite uburenganzira kwizungura, akaba afite inshingano zo gutunga umubyeyi mu gihe amurusha ubushobozi, umubyeyi akaba afite inshingano zo kumutunga mu gihe amurusha ubushobozi, gute urahera uvuga ko atari umwana we? oya, ni umwana. Noneho barangiza bavuga ngo iyo miziro ishobora kutitabwaho umwanditsi w'irangamimerere abitangiye uruhushya kubera impamvu zikomeye. Izo mpamvu noneho zikomeye ni izihe zituma wa mwanditsi w'irangamimerere mu gihe agiye gushyingirana ba bantu none atazitaho? Izo ni izihe mpamvu? Impamvu zikomeye zishobora gutuma urumva hejuru twavuze ngo wa mwana warerewe muri rwa rugo yakunze undi mwana uri biologique muri rwa rugo, nyine ku mubyeyi wa rwa rugo. Noneho ngo iyo bagiye mu gitabo cy'irangamimerere kugira bemererwe gushyingiranwa, ngo iyo miziro ishobora kutitabwaho mu gihe ushinzwe irangamimerere abitangiye uruhushya kubera impamvu zikomeye. Izo mpamvu noneho zikomeye ziba ari izihe yemererwa kubashyingiranya? Kandi hejuru tumaze kubona yuko ni amahano kubera ko ni abana bamwe, ni abavukanye umugani w'Abarundi. impamvu zikomeye ntabwo ziri determine, yego, ntabwo zifatika cyane, ariko kugeza kuri uyu munsi njye icyo nafata ko byasaba kurikorera ubushakashatsi, yego, kandi umuntu akazagira icyo atangariza n'abantu mu buryo buzima, butarimo gutatona, butarimo kubeshya rubanda. yego. Naho adoption simple navugaga ni iyi ngiyi nyine, iratuma wa mwana aza kugira relation n'ababyeyi biwe bari hanze, ariko akabaho na adoption plénière. Adoption plénière niko bivuga mu ndimi z'amahanga, ya adoption ituma
umuntu natandukana burundu. Yego, ubwo nibwo none waba yeruriwe rwa rugo rumufite neza burundu. Adoption plénière ahanini ni nuba ngo ikivuyeho suko wa mwana rwa rugo atarufiteho uburenganzira. Yego, ikivuyeho ahubwo nuko nta relation afitanye n'ababyeyi b'amaraso. Yego, ku buryo umuntu yaza ati umwana wanjye ibiki n'ibiki tugira no habayeho rupture yo gukasa ya relation y'asano y'amaraso na wa mwana. Hanyuma Jado, reka ibingibi tubivemo ahubwo tujye ku bibazo noneho byo muri entertainment bimaze igihe hano hanze. Nabonye nkawe ubwawe wegeze wabikozeho kuri iki kibazo cy'itangazamakuru mu buryo rufata uruhande rumwe cyangwa se rushinja abantu mu buryo bwo kwishakira views cyangwa se gushaka uburemere bw'inkuru kugira bakurure ababareba. Aho cyane cyane nabonye wari wibanze ku rubanza rw'uwo muri iki gisata cy'imyidagaduro bita Ndimbati. So natwe turagira ngo tubonjeho abakunzi bacu kugira ngo babisobanukirwe. Urumva kandi umugani ni nabyo turacyafite societe ikonsuminga amakuru uko yabonye gutyo nta yindi analize. Hanyuma hakabaho n'abandi baba bavuga ati ariko rero nubwo bino biriho ariko ndashaka wa muntu bizobereye, wa muntu bizi, menya urundi ruhande rutari urunguru ndi kumva. Urwo ruhande rero ni uruhe? Kugerageza natwe twinjize muri iyo situation tumenye uko iteye. Wundi uriya mugabo koko nuwo guhamwa na birabyaha aregwa byose. Ese wenda tubyo ngibyo wenda nyuma waza no kumbwira ko wenda twabiharira urubanza, ariko se amugana amakosa arimo muri rwa rubanza muri biro twirwa dushinza Ndimbati na yahi? Yego. Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyo nagaragaje ni imyitwarire y'abanyamakuru n'abitwara nk'abanyamakuru bakora. Yego, cyane cyane mu buryo kuri YouTube channels. Iyo ugiye kureba nawe uravuze ati dushinja Ndimbati, murashinja Ndimbati, muramushinja mufitiye quality. Umuntu donc urwego rufite inshingano zo gukurikirana ibyaha, inzego zifite inshingano zo gukurikirana icyaha ni RIB n'ubushinjacyaha. Yego, kandi dossier noneho ikintu gihari nuko dossier bari ibanga. N'iperereza rikorwa mu ibanga ku buryo ntabwo ibintu byagakwiriye kujya hanze. Yego, icyo nanenze abanyamakuru n'abitwara nk'abanyamakuru uyu munsi, ushobora kumuhamagara akaguha inkuru, ushobora kumusanga, ushobora gusanga umuntu ahari akaguha inkuru, ushobora no kumuhamagara akagusanga, ashobora no kuguhamagara akagusanga. Icyo nanenze rero, wa muntu uje uguha inkuru nk'umuntu ufite icyo umurushisha, ko niba gihari. Kuko ngiye hari igihe mbona ibintu nkabona ari uwaje gutanga amakuru, mu by'ukuri arababaye, wenda afite agahinda ku mutima, afite ibibazo afite, ari ugasanga ahubwo uwo yaje agana ni umukene, haba mu bitekerezo haba no mu bushobozi haba no ku mutima. Yego, ugasanga umuntu umukene ahantu hose. Ko ubukene mvuga ntabwo ari ubukene bw'amafaranga. Amafaranga ashobora kuboneka, amafaranga ni ikintu najya nkunda guha agaciro cyane. Yego, ko umujura yanayiba, yagera hepfo akanyerera akabita akiruka, undi akaza akabitora, umwe agakena akeneshejwe n'umujura wamwibye, undi agakizwa nuko umujura yabitaye akabitora. Yego, ni ikintu umuntu atakwirirwa ajyaho cyane kijyanye n'amafaranga. Ubushobozi ndi kuvuga ni ubushobozi bujyanye no gufasha umuntu mu mitekerereze, no gufasha umuntu kugira ngo nkawe yaje asanga umufashe kuruhuka. Yego, ese umuntu araruhuka gute?
yego ese umuntu ibyo ari kumbwira byakemuka gute? Niyo mpamvu rero uriya muntu yaje kuriya njye baransambanyije. Yego. Hariho Isange One Stop Center. Iki igamije no kugira ngo wa muntu afite traumatism yego yahuye nazo. Muri kwa gufatwa ku ngufu hari traumatism afite. Kugira Rozi azikire hari abaganga babyigiye bakwiriye kumwumva bakagira n'uburyo bamufasha mu buryo bw'imitekerereze. Yego. Hari umuryango akomokamo. Wa muryango hari icyo ushobora kumufasha. Yego. Hari inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha. Nacyo hari icyo zikwiriye kumufasha. Ahubwo nk'umuntu yagasanga mubwira uti rero muvandimwe ndabona ibyo umbwiye nibyo. Yego. Tugiye kubikurikirana tuzanabaza n'urundi ruhande, ariko noneho mu gihe turabikurikirana egera abana barabafasha. Hari One Stop Center iragira icyo ikora. Iri biratangira iperereza. Mu buryo bwo kuvurwa aratangira avurwe. Niba ari n'ubufasha bujyanye n'ibyo kurya nabyo leta y'u Rwanda yiteganya ku buryo bishobora kuboneka, ubufasha bwaboneka. Ariko se noneho nk'umunyamakuru cyangwa uwitwara nk'umunyamakuru niba wisujya hariya ku Karubanda ugahita uvuga ngo ibi n'ibi wa muntu umufashije iki? Hacyo kugaragaza ko afite ikibazo, kandi hari inzego zikwiriye kumufasha hacyo zibiziho. Hariho no kwica n'iperereza. Hariho yewe no kumugira no waba uri gufasha abantu mu kumugira nabi. Yego nanone kuko hari mu manza nshinjabyaha ubundi abatangabuhamya akenshi bagirwa ibanga kugira ngo barindirwe umutekano. Yego. Uwahohotewe nawe mu buryo bukiri bishobora ko bikiri mu ibanga mu gihe yagejeje ikirego cye mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha, bakabikora mu ibanga. Nyine babikora mu ibanga kugira ngo babatangabuhamya babe bafite umutekano. Yewe na wa wundi waje kubagezaho ikirego abafite umutekano. Yego. Iyo utangiye utangaza inkuru kuriya uwo muntu ahubwo ashobora no kwisanga ejo mu gitondo yapfuye. Yego. Kugira ngo noneho bya bintu byavugwa mu bitangazamakuru niba hari n'umuntu wakoze icyaha cyaha koko bizagorana kumukurikirana, kuko azavuga ati wagakwiriye kubivuga neza aho byabereye n'uyu wapfuye. Yego. Usange habayeho kuri igimenyetso, habayeho ibintu byinshi cyane mu rwego rw'amategeko. Ariko noneho tunagarutse muri sosiyete b'abanyamakuru, icyo nabanegeraga umuntu urimo kumushinja icyaha ngo yakoze ibi n'ibi ntabwo ari byo. Mu gihe cyose umuntu icyaha kitaramuhama bigizwe n'urukiko rwamuciriye urubanza ndakuka, ntabwo ushobora kumuhamya cyaha kuko kimushinja. Iki nta muntu ukwiriye kujya gushinja undi cyaha, kuko dufite ubushinjacyaha kandi ubushinjacyaha buburanira sosiyete, nibwo buhagarariye sosiyete. Yego. Abantu bajye banabimenya. Ubushinjacyaha nibwo buhagarariye sosiyete. Ntabwo sosiyete ihagarariwe n'abanyamakuru. Abanyamakuru bari muri secteur privé, muri private sector. Ariko zirikane ko bitwa ijwi rya rubanda. No. Ijwi rya rubanda kandi noneho nawe urabigisha noneho byumva. Ijwi rya rubanda se abadepite bazakora iki? Abadepite baraza gukora iki noneho? Hari abadepite babatowe kugira ngo bazamure haba muri aya mategeko, haba mu mibereho myiza. Hari ijwi bazamurira umuturage kugira ngo ya mibereho myiza yigire. Umunyamakuru rero hari ntabwo numva ngo nimbone ya rubanda ngo nibiki, ntabwo ari byo. Izo ni slogan. Usanga nk'umuntu abangaba twita abakozi bo mu rugo, aba bantu badufasha mu mirimo yo mu rugo, ugasanga nka nyirabuje yirwa amubwira nabi, arafatwa hari izindi mbaraga z'umuntu yamburwa kuko akora muri rwa rugo. Cyangwa se tureke n'uwo nguwo ugasanga umwana abana na se na nyina bamwibyariye, ari ugasanga nyina yirwa avuga ngo tungura agapfu udakize, gura akapfu utabonye urakagera, ibintu nk'ibyo, amagambo afata. Hari n'igihe umuntu yayita yo kumudihumanizinga, yo kumwambura ubumuntu.
ngo wakibwa we waki none umuntu ngiye aho ngaho niho nibariza muri sosiyete yacu umuntu wemerewe kugira kuregera uburenganzira bwe ninde ese bigiraho bihera bigiraho bitangirira kubera iki tukibona uko kwitinya usanga abo bantu ba rubanda rutoya niko wenda nahari nabyita simbi zimba nkoresheje ijambo rizima usange ntago yihutira kujya kuregera uburenganzira bwe inama rero wabagira ni iyihe cyangwa se kukimwibwa ubundi bwo mudafata iya mbere ngo mugende mujijura abaturage kuri icyo ngicyo urakoze uburenganzira bwa muntu uretse ku burenganzira bwe akwiriye kubuharanira no gukomanga kugira ngo bwa burenganzira bwiwe bwawe bafuwe donc yambuwe abubone. Yego. Iyo rero wari uri ku kibazo kijyanye n'abakozi ni byiza ko umukozi ntabwo ari umuntu ukwiriye gufatwa nk'ikintu ko ubikora ashobora kuba afite ikibazo ahubwo gikomeye ubimukorera niwe ufite ikibazo ntabwo ikibazo ari umukozi kuko nibyo perezida wa Kenya mu minsi yashize yigeze abikomozaho aravuga ati mwebwe mubura abantu barakangurira abakozi kuzinduka abana babo baryamye ejo ugasanga umukozi kubera ko yamenyereye kuzinduka agize uburere bwiza agize n'ubukungu mu gihe wa mwana wa wundi wirataga ubukire abana be bagiye gupfa arapfuye mu gihe abasize bakazasigara ari abakene kuko n'abana babayeho badamaraye birirwa baryamye atabatoza gukora. Umukozi rero wahemukiwe ibitutsi ubwabyo bigize icyaha gutukwa yego ubwabyo ni icyaha guhozwa ku nkeke bitewe n'ibintu bitewe n'uko umuntu ameze cyangwa n'agaciro bamuha mu rugo ubwabyo nabyo ni ibintu bishobora kuvamo ibyaha. Umutiro nta wundi uwo mwana wahohotewe afite uburenganzira bwo kuba yakwegera Isange One Stop Center cyane ko ni ihohotera rishobora kuba rishingiye ku gitsina ko umuntu ashobora kuza kuba ati we kikobwa we dore uko kireba dore uko gisa umuntu uramututse ariko binashingiye nuko Imana we yamuremye yego binashingiye nuko ameze binashingiye no ku gitsina cye ibyo byose rero bishobora kuvamo ibyaha kandi byagira ibyaha wabikoze akabihanirwa ndetse na wundi wabikorewe akaba yaregera indishyi yego okay ariko nanone tukiraho numva nta muti n'umwe uri mu guteshanya agaciro nibyo ko niho hazamo ibyaha byinshi wa mukozi wateshejwe agaciro akaba yashaka kwihimura yego uzasanga kubera ko adashoboye mu mbaraga ze kuba kwihanganira iryo totezwa guhangana n'ubimukorera yego akajya kubitura umwana ubimukoreye yego mu bwenge bwe bukeya nawe akabikora nabi akica wa mwana akamuvuna akaguru akamuvuna akaboko ibyo ngibyo birahari bijya bikunda kubaho mu ngo z'abantu cyangwa umwana akayerwamo ibyondo agira gute amumaritereta amufata nabi biturutse nayo ku migenzereze ku byo bamukorera yego niyo mpamvu rero mu kwirinda ibyo byaha mu kwirinda ko sosiyete yaba mbi yagira n'abantu babi ni byiza ko buri wese yagiye yakwirinda gutesha agaciro kundi gutesha agaciro yego akamenya ko niba yaramwangaje akamuha akazi kuba yaramwangaje akamuha akazi ari ikintu akwiriye kumwubahira yego njya nkunda kuvuga ngo niba ndi umwavoka nkaba mfite umuntu wanyikoreye wenda umufuka w'amakara yego nawe mwikoreje kuko ndashoboye kuyikorera yego nshobora kuba ndashoboye kuyikorera ko nta mbaraga mfite nshobora kuba ndafite kuyikorera ndashoboye kuyikorera bitewe n'uko niyumva muri sosiyete uko bari buze kwikorera ariko uriya muntu we yamaze kwiyemeza kariya kazi yego kandi aragashoboye dukwiriye kumwubahira agomba kukubahirwa agomba kubahirwa ko washoboye ibyo ngenda ashoboye yego ashoboye
ibyo udashoboye. Yego. Niba wabwira umuntu ati jya urera umwana umukinishe uze kumuha amata igihe nikigera uze gukora uturimo tuno ukajya mu byawe, mwubahere ko wagiye mu zindi gahunda wakaba yasigaye hahandi utashoboye gusigara, utashoboye kuba. Yego. So Jado, turagushimiye cyane, turagushimiye kandi turizera ko atari ubwa nyuma. Kuganira nawe biraryoshye cyane. Hari ubundi bumenyi, hari ubundi bwenge umuntu yunguka atarasanzwe afite. Rero gira ijambo rya nyuma ubwira abadukurikiranye hanyuma dusoze. N'abadukurikiye abadukurikiye icyo nabashishikariza ni ukujya no kwita ku kureba amakuru afite umumaro ndetse no kubishishikariza abandi amakuru afite umumaro ntihererane. Twabonye kenshi ko urasanga abanyarwanda barashaka ibintu byacitse, barashaka barita ku nkuru zidafite n'umumaro kurenza izakabagiriye umumaro. Yego, nuvuga ngo buri wese umumaro mvuga, hari umuntu ushobora kumva ko aruhuka arebye inkuru runaka, ariko nanone mu bintu buriya ibintu bigenda birutanwa agaciro. Ibyo bintu birebe ariko ntibikuze no kureba n'andi makuru yagufasha. Kuko muri sosiyete yacu ari uwinezeza, ari uwishimye uyu munsi, ari utishimye wagize ibyago, uko byagenda kose hari ubujyanama azakina mu rwego rw'amategeko igihe runaka, ejo cyangwa ejo bundi. Hari imyitwarire yagakwiriye kuba afite yakagize ku kintu runaka abitewe n'inama yagiye abona. Turatanga inama z'ubuntu uyu munsi. YouTube channel yanjye ni inama z'ubuntu cyane. Ntabwo biranangora cyane gutegura inkuru. Hamwe n'indi mirimo usanga bingoye. Ariko biba bibabaje. Niba umuntu utanze inama ati nujya kugura ikibanza uzitware gutya, abateka mutwe bameze gutya, ugasanga ejo bundi umuntu bamuriye amafaranga. Kumva ni ikibazo gikomeye. So bakunzi rero ba Aheza 360 degrees, nuko uyu munsi twareshyaga, twari turi kumwe na Maître Amani Jean de Dieu. Hanyuma rero kandi nanone afite urubuga rwa YouTube channel akomeza gutangiraho inama zijyanye n'iby'amategeko rwitwa Urubanza Intermediary. Yego, rero mukurikire, ukore subscribe, ukore share, ariko cyane cyane icyo wagamije no kugira ngo ugwize ubwenge mu bijyanye n'amategeko. Ejo n'ejo bundi utazisanga uri umuntu wataye icyubahiro cyiwe kubera gukora ibintu mu buryo budafututse. Rero njyewe nari Jerome Pires, ibiganiro bya Aheza 360 degrees birakomeje, nakagaruka, mukomeze mudukurikire. Murakoze.